kwenye uwanja wake kaingia sasa. Ntago bishoboka. Ni gute nta muntu umwe waba wari wakaza mu nama? Giye kubategeza ariko ngo namande. Ibi bintu birakabije rwose. Isaha yose ntegereje kanje kubahiga ico ndi bufate namande 1,100 niyo make. Ariko mu ndero n'abaturage mfite niko shobwo murango wamukora iki? Twe turi gukurura we. Kwande? Kurururu. Rwanyu? Oya. Okay, ibyo nabyo mu bibazo tugomba kwiga muri iriya nama. Ni gute muza kwirwa mukonsoma iby'abandi mu gihe abandi baba babikoreye bavunitse? Icyo nacyo ni kibazo gikomeye. Ariko giti twatugiye kuri tattoos. Mama yangu. Game over. Ibyo mwigira murabeshya. Mwaca mu rutoki, mwaca mu bihuru. Icyo mfa nuko ndabasanga y'inama iri bubere. Nimushake muce mu nsina, nintabasanga y'inama iri bubere. Murambona. Ubusamwe twahuye mbere habwira ngo ninza mbasanga n'ubu bari hehe? Niko bite byawe? Byiza. Kuje hano? Je mu nama. Mama. Mu nama yandi. Hano tuze tukubwira ko hari inama y'abana ihari. Papa yaranyohereje. Uze gukora iki? Je mu nama. Kuko n'abaturage baragwira. Ubu yanze kuza mu nama ngo yohereje wowe. Cyane. This man. Nirewe muyobozi. Kiri kuboshye. Why are you running? Mwambesire mwe mwanyirije no muhambogeye. Genda umuja wa. Ngo wiriwe muyobozi nta nisonireka. Ubu numiye hano nga dore iminwa yumye wagira ngo nari imivunde. Hejuru ya mwicara hasi nyine dutangire vuba. I don't want peace. I want problems always. Akose giti waduhamagara ngaho kutureba gusa. Watubwiye ibyo tubwira vuba tukigendera. Gitifu dufite akazi kenshi ko gukora tubwire vuba twitaye. Kiteko mwese nta nisonireka bakavuga. Ubundi muri abasazi. Niko sha mwebwe ntago ari mu bushize mwaje mu ntura burugi ngo babibye ibiryo byanyu. None ibyo bibazo by'ibiryo byanyu hamwe n'ibindi bibazo byose bizakemuka bite mudashaka kuza mu nama? Muzi umwanya wose nataye hano nabanje marisaha bategereje, nyuma yaho nza kubahiga. Ubu se ko mwandwaje umutwe tutaratangira inama, ubu inama iraba gute mwamaze kundwaza? Okay, birasa nkaho rero
ibintu ngiye kubabwira muri no nama nari maze kubyiga, nari maze kwireba byose. Reka tujye ku cyatuzinduye. Gamunde n'izina ry'Imana. Ubuse nka kira kigiye. Ubu ndaje numve ngasohotse gato yangagiye kunyara. Giti ntago yagiye kunyara. Ahubwo yatashye. Kwiki? Ngo yatashye. None yatashye inama itabaye se? Sha, amande 100. Nta muntu ufite ikaramura. Turashize none. Giti nta karamu ufite. Hari n'umweruka ko mu muti w'ikaramu kamwikire muri telefone. Ariko abaturage mu kagari ka Gihenewe mukomeje kunanirana. Giti twubahane. Njyewe ntago nuye mu kagari ka Gihene. None utuye he? Basi yakavuze ngo dutuye munsi ya Rebero ariko navuga ati ngo dutuye mu Gihene. Nacecetse bakatubwira icyatuzindu. Mwabyanga, mwabyemera, mwese mutuye mu Gihene. Iki cyanara hako Giti aba bana bemeye kuza mu nama z'abantu bakuru. Muze, ubahane, cyane n'ikizabyara. Kurwanira kandi ubu nagushyiramo. Muceceke mwese dukora icyatuzanye. Hagati aho reka mbanze mbabaza. Genda umushumba wawe. Oya Giti. None se nikutenza kwirirwa mbashoreye mbaragiye ngo mujye mu nama. None se Giti sibyo hemberwa. None ni sumpemba. Cyangwa mu byo mpemberwa harimo kuzanirwa mbahiga mu ngo zanyu. Oya. Okay, nkuko twabyize rero mu kagari tugiye kureba ku bibazo bibangamye cyane hano mu kagari kacu. Tugiye guhera ku kibazo cy'ubujura. Urakoze cyane Giti. Tugiye kuri ngingo. Ubujura buraturembeje mu kagari kacu neza neza. Ariko se Giti mbere yo kujya ngo urebe ibisambo ubona igisambo atari iki ngiki. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Reka kucyari gitera neza biragihamya nacyo kirabizi. Iki nicyo gisambo gifite muri karitsiye. Na bya biryo nabuze niwe wabyibye. Giti n'uyu iki nyizwinzemo kimwe ntabanyuhoye busa. Ba afite isura imeze nk'abayobozi se wapi? Ni abantu basenga wapi? Ahubwo ni abajura. Ariko Giti muretse kunyibasira murebya no masuru yose ari ahanga muburana cyose n'igisambo. Yeguri igisambo. Namwe nuko namwe mwamwibasira umuntu nawe muyobo Kwibasira usake umushyo n'urwagashya. Ngiye kwibasira nkuzize ikisi. Okay, ikindi kibazo cya nyuma rero. Ni ikibazo cyo kutiga. ako se Giti turetse kugenda kure reba n'ubu kingi cyateretse urusati imyaka ibi kiti We wacha wewe. none ubu urambwira ngo ubujya gutwara imbobo mutabanje kwera kingi afite iyo mugiye gufunga abantu muhera kuki uswaje nta bwenge bugi nyine Giti munyihanganire ryari rincitse. Urongera kuvuga irindi jambo rimwe ry'ubugoryi. Leta mamagara polisi. Dore ngiyi nomero nayishyize ikibura no gukanda gusa. Irongera kugucika. Yagucikira muri gereza. Ariko Giti kubona ijoro riguye waretse tugataha. Giti ngiye ntago imba ndimo ndakubeshya. Reba n'ungu bugisati. Reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Ariko Giti uratubwira ibintu byo kwiga. Ubundi se warizera? Narize. Ngatubwira muri secondaire wiga amasomo angahe? Saa 6 usa nk'ibisanzwe. Seti, imibare, social, ikinyarwanda, fizike, biologie, chimie. Nibyo bana. Hey! Hayemi temi bami. Alo. Ebuke muravugana na Nisa twagira ngo tumenyeshe ko ibizamini mwakoze Wiki. amanota yasohotse ukaba waragize munsi ya 50 ukaba uzaza gusubiramo Bishoboka bite? cyangwa se ugahitamo kwiga libre wigenga ukazaza gukurikira ikizami gusa. Aha nabivuga ni ikibazo cy'ubujiji bwawe. Okay, my people, mwongeye kwirirwa.
reka nizere ko aho muri hose mumeze neza. Kano kandi ndagira ngo mbanze ngushimire ubashije kuri ino video ukayirangiza. Nkabanje no ngakugusaba ngo ukande subscribe niba ino video wayikunze. Ikintu subscribe igufasha no kugira ngo ujye ubona buri video zose nshya twa uploadings. Kandi natwe ikintu dufasha bituma YouTube ibona ko ibintu byacu dukora bifite abantu babikurikirana bityo ikabisherega no ku bandi bantu. Kandi nagira ngo nongere guhibutse gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo YouTube ikomeze igeze ibintu byacu ku bandi bantu benshi babashe kubibona. Murakoze cyane.